ntumanuke, ntugire ute, ntumanuke. Adusenge Imana. Turagushimye muremyi wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira ko uri umubyeyi mwiza, uratubungabunga, uduhitiramo ibyiza. Ijambo ryawe rigiye kutubuza kumanuka, udushoboze kukumvira mu izina rya Yesu. Tugiye kurambura mu gitabo cy'Itangiriro, turebere hamwe igice cyaho cya 26. Turabanza gusoma umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 2, twumve ijambo ry'Imana rihari. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 26, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 2 haranditse ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara itera mu icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka kigerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye mu Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Bibiliya itubwiye yuko indi nzara yateye mu gihugu, maze inzara imaze gutera Uwiteka abwira Isaka ngo ntumanuke, ntugire ute. Babanje kudusobanurira ko iyi nzara yateye ntabwo ari yateraga Aburahamu akiriho. Twasomye indi nzara mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 10. Ni inzara yateye mu gihe cya Aburahamu. Iyo nzara yarateye, igihe cy'inzara kibaho, maze igihe cy'uburumbuke kiragera, abantu bongera kubona ibyo kurya. Ariko nyuma y'iyo nzara mu gihe cy'umuhungu wa Aburahamu Isaka hatera indi nzara itari yo yateye mu gihe cya Aburahamu. Maze iyo nzara yindi iteye, Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 2, itegeko ry'Imana riza ritegeka Isaka ngo nubwo inzara ije, nubwo ibyo kurya ari bike, nubwo abantu bashonje, ariko ntugire ute, ntumanuke. Hari impamvu ikomeye yatumye Imana itegeka Isaka kutamanuka. Inzara yateye mbere mu gihe cya Aburahamu. Aburahamu yaramanutse ajya guhahira mu Egiputa, yakoreye ibyaha bitandukanye mu Egiputa atashoboraga gukora iyo atajyayo. Maze indi nzara ya kabiri iteye mu gihe cy'umuhungu we, Uwiteka yihanangiririza Isaka ngo ntugire ute, ntumanuke. Kandi Imana imusezeranira ko natamanuka atazabura kubona ibimutunga. Ndashimira Imana yuko iyo usomye umurongo wa 12 w'iki gice, isomo riravuga ngo Isaka bibira muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Uwiteka amuha umugisha, uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu be benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye, Abafilisitiya bayashirishije iki? Bayashirishije ibitaka. Bene data, ndashimira Imana ko ibujije Isaka kumanuka, maze nawe akayumvira ntamanuke. Iyasezeranye ko izamutungira muri icyo gihugu, yamuhaye umugisha. Maze muri uwo mwaka Isaka arahinga, ibyo ahinze byera byikubye inshuro 100 ibyo yajyaga yeza. Isaka aba umukire. Isomo ryatubwiye ngo kugeza aho yabaye umukire cyane, ndetse Isaka yagize amashyo agira n'abagaragu, kugeza ubwo abanyagihugu b'Abafilisitiya bamugiriye iki? Bamaze kumugirira ishyari kubera ko yuhiraga mu mariba ya se Aburahamu. Abafilisitiya baraza bayarundamo ibitaka. Ariko reka mwumve ukuntu umuntu w'Imana amera. Haleluya. Isaka bamaze kumusibira amabuye, ntabwo yatonganye, ntabwo yavuze nabi. Yafashe abagaragu be bajya muri ya mariba bateragura ibitaka hejuru. Ikintu cya mbere Isaka yakoze kigashimisha umutima w'Imana, yasibuye amariba nta rusaku. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ntabwo Isaka yasibuye amariba ya se gusa, ahubwo isomo ritubwira ko yafukuye n'andi mariba mashya. Haleluya. Maze Isaka amaze gusibura amariba, amaze gufukura n'andi mariba mashya, Imana iranezerwa. Ku murongo wa 24 iramubonekera. Uwiteka aramubwira ngo ndi Imana ya Aburahamu, kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe, ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ndagira ngo turebe ibintu bitatu muri iri somo byateye Imana kunezerwa. Irazivugana na Isaka. Icya mbere nuko yamubwiye ngo ntumanuke, maze nawe ntagira ate, ntamanuke.
icya kabiri bamusibiye amariba bamugerageza, aho kugira ngo asakuze yasibura adashakuje n'abagaragu be. Haleluya. Kandi icya gatatu Isaka yakoze, yafukuye n'andi mariba mashya. Bikora ku mutima w'Imana, iramubonekera iramubwira utumva nzakugirira neza ku bwaso, ariko bwari no kubwe kuko nawe yarayubashye. Imana yacu nishe. Ntabwo kubaha Imana no kuyikiranukira bitera Imana gusa kubona ibyo bintu, ahubwo no mu isi biragaragara iyo twubashye Imana, izina ryayo nirihimbazwe. Hari ibintu bitangaje byabaye kuri Isaka. Abagabo batatu bakomeye baje mu rugo rwe. Mushobora kwibaza muti umwami w'Abafilisitiya yitwaga Abimeleki. Umwe mu bantu baje mu rugo kwa Isaka ni Abimeleki, ufite ikihe cyubahiro, yari umwami. Undi muntu wa kabiri waje muri uru rugo ni uwitwa Ahuzati yari inshuti y'umwami. Ndashaka kubabaza, umwami n'abantu bakajaganya baciriritse cyane. Buriya umwami agendana n'insuzugurwa. Umugabo w'inshuti y'umwami ni umuntu wiyubashye. Umugabo witwa Ahuzati wari inshuti y'Abimeleki umwami w'Abafilisitiya, niwe yabwiye atumerekeze ndaza kujya kwa Isaka. Abantu bashobora kuba bataramenye umuntu wa gatatu wajyanye n'aba babiri, aho uriko ni uwitwa Fikori yari umugabo w'ingabo mu gihugu, muri iki gihugu. Babaza, aba bantu batatu barakomeye. Umwami, inshuti y'umwami, umugabo w'ingabo, baramanuka no mu rugo rwa Isaka. Ariko reka mbabwire, nubwo bakomeye bakaba abanyacyubahiro, ubaha Imana arakomeye kubarusha. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Bagezeyo basanga Isaka yihagazeho, yavuze ijambo utatinyuka kuvuga. Yarababwiye ati muzanywe n'icyano ko mu nyuma. Yihagazeho ntiyihagazeho. Yari afite ikimutera gutinyuka, yiringiraga Uwiteka. Hari icyo yari yaravuganye nawe, yari yaramubwiye atumva nzakugirira neza ku bwaso. Imana ishimwe. Byatumaga ari ahagarara ku ijambo yavuganye n'Imana. Ahishurira Abimeleki ko yabimenye, aramubwira ati wowe n'inshuti yawe n'umugabo w'ingabo muzanywe n'iki mu rugo rwanjye ko mu nyama. Abantu bashaka kuba bafite impungenge, batuye umugabo ko atinyuka kubwira abantu barimo n'umugabo w'ingabo. Ariko reka mwumve uko bamushubije. Umurongo wa 28 haranditse ngo baramusubiza bati twabonye yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Baramubwira bati twarabibonye, twabonye uburyo Uwiteka ari kumwe nawe. Abantu bacu bagusubiye amariba niwasakuza, wagiyemo n'abagaragu bawe muteragura ibitaka hejuru. Inzara yarateye, Imana yawe usenga iguha ibyo kurya. Waje hano uri umuntu uciriritse, ubu uri umwe mu bakire twubaha. Ibyo bintu twarabyitegereje, twabonye uburyo wafukuye n'andi mariba. Twarabibonye, tubona ko Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Haleluya. Ndabasaba kugira ngo muyubahe, nimuyubaha nayo izabubahisha. Ntabwo ari Imana izaduha umugisha gusa, ahubwo no mu isi bizamenyekana yuko Imana yacu iri mu ruhande rwacu. Izina ryayo nirihimbazwe. Turi kwiga ijambo rivuga ngo ntugire ute bene Dawidi. Iyi nzara yagiye itera abantu gukora amarorerwa, maze inzara yatera abantu bagaca inzira zabuzanijwe, abantu bakamanuka. Ndetse niba hari n'ibihe byabaye iki gihugu cyacu kirimo inzara, n'ibi bihe turimo hariho inzara. Mbese abantu barabizi yuko hariho inzara? Ntabwo nzi ko mwitegereje mukareba uburyo n'ubwa mbere mu mateka nabaho nabonye ikiro cy'ibishyimbo kigura amafaranga kiri kugura. Mbese harabaherukaga kubibona? Inzara irahari ntihari. Urakorera amafaranga wiyusha kuya, ariko wajya ku isoko gushaka ibigutunga akabiyanga ugatahana ubusa. Kandi warayakoreye iminsi 30. Inzara irahari. Ariko inzara yarateye mu gihe cya Aburahamu, aramanuka akorera ibyaha mu Egiputa. Indi nzara iratera mu gihe cy'umuhungu w'Isaka. Imana iramutegeka ngo ntugire ute bene data. Inzara irahari, ariko Imana yaravuze ngo ntugire ute. Nubwo inzara ihari mwimanuka. Haleluya. Twiringire yatunze Isaka. Iyo afashe Isaka yahinga keza byinshi. Iyo amugize umukire akabona amashe n'abagaragu, izaba mu ruhande rwacu n'abaturanyi bacu babone yuko Uwiteka ari kumwe natwe. Imana ihimbaza. Abantu bashobora kwibaza bati mbese tujya tumanuka gute? Tumanuka mu buhe buryo? Ariko birasobanutse. Iyo abantu bajya guhahira mu nzira zabuzanijwe baba bagize bate? Iyo umuntu ariganije ngo arye abagize ate?
iyo twibira ku munzani, iyo duhuguza, iyo tuguza ntitwishyure, za nzira ducamo zitemewe, iyo tuziciyemo ngo tubone ibidutunga tuba tugize gute? Ariko bene data mwimanuka, Imana yacu izadutungira tuzi, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ntabwo nshaka ko tuza gutinda kuri iyi mibiri gusa, ntabwo ari byo bituraje ishinga, nubwo no muri byo Imana izajya itugirira neza, ariko iri somo ndagira ngo turigarukeho mu buryo bw'umwuka, kandi kugira ngo tuze kurisobanura ryumvikane, ndagira ngo nsaba abantu basoma isomo riboneka muri Amosi. Reka turambure muhanuzi Amosi, turebe igice cyaho cya 8 ku murongo wa 11. Isomo rihari Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 haranditse ngo dore iminsi izaza. Dore iminsi izagira ite? Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntabwo izaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Bene data, Uwiteka yaravuze ngo iminsi izaza maze inzara itere, itari inzara yo gushaka ibiryo, atari inzara yo gushaka amazi, ahubwo inzara yo kumva amagambo yande. Iyi nzara yarateye cyangwa turayitegereje? Ndashaka kubabaza, iyi myaka 2 ishira nta vuna ribaye, inzara y'amagambo y'Imana ibihari cyangwa n'ibihari? Iyi myaka 2 ishira abantu bahagizwa no kubona amazi ngo babatizwe bakabura ubabatiza, ibihari cyangwa n'ibihari? Iyi myaka ishira insengero zifunze, abantu bavuga bati cyaduha tukongera kugira amateraniro yo guterana kwera, inzara ibihari cyangwa n'ibihari? Birashoboka ko iri imbere izarutiye abanje ubwinshi, ariko inzara ntituyitegereje twarabibonye. Ariko ibwiriza ry'Uwiteka ryavugaga ngo nubwo inzara iteye ntugire ute? Ntugire ute? Kababwira mu by'umwuka inzara yarateye hano mu gihugu cyacu twarayibonye, ariko abantu inzara iteye ntibaguma hamwe ngo bategereze Uwiteka batungire mu gihugu barimo, kandi biringira imwe yahatungiye Isaka. Maze inzara iteye abantu baramanuka bajya mu byumba, baramanuka bajya mu mashyamba, baramanuka bajya kwiga inyigisho zitari zo. Abantu baramanutse, ariko ibwiriza ryavugaga ngo nubwo inzara ije ntugire ute? Kubwo inzara yaje abantu bagiye kwiga inyigisho z'ibinyoma, maze kubwo kumanuka bakajya guhahira mu Egiputa, tuza kubona amatsinda y'abantu bicara bakavuga ngo itorero ry'Abadivantisite ryahindutse. Ndumva nino byarahageze aho abantu bicara bakavuga ngo gutura byagize gute? Gutanga icya-10, ibi birundo tugiye kwinjiramo, abantu bakicara bakavuga ngo byararangiye, ariko bwacya mu gitondo inzara ikabarya bakarya, bakajya mu mirima bagahinga bikera, ko ibyabo bitarangiye. Iby'Imana nibyo birangira. Bene data, inzara yarateye maze abantu babigenza bate? Baramanuka. Ariko ijambo riravuze ngo ntugire ute? N'abandi bagiye twiringiye ko Uwiteka azabagarura, izina rye riri hafi. Bene data, igihe inzara ya mbere yateraga Imana igatunga Isaka, icyakurikiye Abafilisitiya bagize ishyari. Bagize iki? Bamaze kugira ishyari bamusibira, bayuzuzamo ibitaka. Ariko bene data, nubwo natwe Abafilisitiya baduhagurukiye, amariba yacu bakayarundamo ibitaka. Iri Aburahamu yuhiraga ku iriba rya Saburahamu, Isaka yuhiraga ku iriba rya Saburahamu, natwe iri riba tuvomeramo si twe twarifukuye, yafukuwe n'abatubanjirije. Mwami Imana yacu ikomeye, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushima kubw'imiburo duha, ikuzo n'icyubahiro wowe ryawe. Dufite ibimenyetso bifatika ku Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, udukomereze ibyiringiro. N'iby'inzara irahari, no mu gihe cyashize yari ihari, byashoboka ko hazaza n'irutiye, ariko turinde kumanuka. Nta cyiza kiri mu Egiputa, kandi watungiye Isaka mu gihugu, natwe uzaduhaza twe kwicwa n'inzara, izina ryawe nirishimwe. Ntabwo bikwiye ko umwana akwiye kuvuga nabi umubyeyi umubyara, ariko iri torero ryabyaye abantu barariharabika, basigara barivuga nabi. Tubatumyeho marayika gacisha imitima yabo bugufi, maze bongere kuba abana bumvira umubyeyi wawe. Musha wawe yaratubwiye ngo twubatane, turumva imitima yacu ibyifuza. Yesu yabisabiye abigishwa ngo babumwe, turifuza kumwe nawe Data ubitubashisha. Uyu munsi twabaye mu mwuka wo gusabira mu ngeri,
kugira ngo bakorere umukumbi igikwiye, kandi ngo nibamenye umukumbi nawe ubamenye. Sobanurira abungeri inshingano, nabyo n'umukumbi twigishe kumvira abungeri, ubwo umwungeri amenya amazina y'intama ze, maze nazo zikamenya ijwi rye, aba ariwo mubano duha. Mwami Imana igira neza, nzi ko udukunda, nzi ko ukunda itorero ryawe, ukomeze ugirire neza bene wacu twafatanyaga, ngo maze marayika w'Imana babuze amahoro muri iriya nzira, bisubiremo basubire kwa data, turabategereje. Komeza utugirire neza, uturere umwana wo kurimbuka, isabato ikomeze itubereye umugisha, mu izina rya Yesu. Turarikira gukora rukadukomeza nitugwisari, mugire bwangu mwese bwamwimuze, muhunike ibibaye kimi